umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukira atavuga ati yo popo atavuga ati gira icyo unsaba urashaka iki umwana amaze gutuza atamuga ati ndashaka kujya muri green lounge umukira atavuga ati muri atabwira ati muri lounge harimo ndarya ngo harimo Brian nabya ngo harimo Muyango nabya bihomora ngo bya Brian byabitinganye bicubita urabizi nyine atavuga ati umva ngo tubivanemo Imuga komeje kumwita ngo yitwa Bosco Deka niwe ni Bosco ni Bosco okay bari kumwandikamo hasi ubwo ben nabo ndamushyiramo ubwo nyine ba Kate nago barimo kumva ukuntu wo bitano bela zam okay turaza kumwumva so umukire bwiye Philipita mudashaka Muyango uramunzanira nago munzanira ati ndamuzana boss Pati kope muzamure Pati wahageze okay nguyu yaje twakomeje ati nzanira Muyango ati uramuzana iki kintu ndagikora atumye Philipita yatumye Philipita Philipita abwira umugore ufite umugabo umugabo ninde Kimenyi yivi Philipita amubwira ngo uno muganga aragushaka kugucumita buretse gato yabawe tuguteza amatwi urabyemera ntabwo ubyemera uriya mwana yacumitaga nk'isazi kuva high school ibyo ntabwo bimureba pfa kumwaha ikiraka cyamuteza imbere anyway by the way ntabwo bivuze ko uriya mukobwa adakunda umugabo we ariko nyine ikiraka cyo gucumita nacyo ntabwo gisubiza inyuma umugabo yaravuze ati se urameza umupuri imbere yuko nza nako uranyohereza ifoto y'umupuri yabawe Philipita yatanze pasi hanyuma umugabo aravuga ati ariko mbere yuko uza uranyohereza ifoto nuvuga ngo mbere yuko njya kurya ndabanza ndebe ibicuruzwa urabyohereza ntabwo ubyohereza umukobwa aravuga ati genda byohereza asendinga nudes ndapfuye arimo akozamo intoki byose ndabifite are you kidding me bera muri ya chat yose na undi muntu ubifite no bita DJ Sonia na Philipita arabifite kuko Philipita niwe bashagaho umaga make Philipita afite umupuri wa nuza wande wa Muyango na Sonia akagira umupuri na wara ufite nanjye ndawufite Deka urabizi ko uri Roromodo urabizi ko ngufata yana uri Roromodo nshaka muna si bro jamu myself abwe mwanga kumva igihe kizagira mu nyubakire zitate hano muri Kigali nta kindi ndenzaho iyo foto nkoherereje wayibonye okay basa umva ya message nkoherereje munsi ya rwa yirenge uretse aho uri mukanya uhereye Kigali ngaho oh my god okay turaza gusubira oh my god bro
nta kintu kimwe gisigaye ndababara buri munsi man uri kandi ndababara bro manza umva se manza ubinsoreze dore message dore ibintu manza nsubise ikibazo nkubajije urabukoza hanyuma utugaruke tugutega amatwi musharinge live ngira murumva ko inkuru dekatwe inkoraraza kayivimuza nta byo kunyura iruhande manza muhishambo patikope manza turangirize deka ndagusabye nta gice avuga patiko nagusuhuje uraho fungura mic yawe urakomeye ndakomeye musa kwishimira kubana nawe uyu mugabo nyiri Green Lodge bamwitane amwita Bosco yageze arahwaga kureba nibyo ngibyo ari nako nyine niko Muyango yageze hehe muri niko yageze muri Green Lounge nyine ubwo yagezemo nyine ko nyine bizo system za kintu ari pass ya Philipita nasana bisobanure muzamo komeza ndakumva no bita nde no ahangaha muri kese haracyarimo Philipita na Muyango na Bosco ntabwo Sonia ndamenye uburyo yinvuye muri iki Patiko fungura mic fungura nta kintu uzi muri Green Lounge ntabwo dukorana nabo ariko nyine ibyo muri kumbaza ntabibonye amakuru yabyo aho bituruka ntabwo ndahamenya pe amakuru aracyari mu nda y'isi kuva kwa Dekari umusa no Patiko pe umumanuye Patiko parabyakanya ntacyo nabiziho nabayihanganye Patiko reka utaza kwisanga nabizi kabizi ariko nta kintu ashaka kuvuga arimo araba tu diplomatic umumanuye Patiko realizing ko ikintu agomba kuvuga hano Patiko wadushyiriyeho umucyo ureze ngewe kumubwire Dekari ntakubeshye inkuru na gutyo nyine ya Muyango na Sonia ariko ngiye kumenya uko bimeze kuko hari amakuru na kuvuga ngo nabaye mu diplomate oya ubwo reka dukomeze kuri iyo miti ngo Muyango yabwiye Sonia ngo ajye kunywa imiti abanza ajye kunywa imiti iyo miti ngo kuhagera uri kwirukansa inkuru uretse gatoya uri kwirukansa inkuru cyane urimo gukora by the way Kejon yarongoye ubita Kejo ese none ibyo byo kurongora byo bishemo gute ariko uza abantu bahimbira abandi ukuntu bangana reka dukomeze dukomeje inkuru yacu ndashaka kumva aho Muyango na Sonia yaziramo ubwo ibiboro buboherereje umukire barabitanze umukire urumva niko nyine okay uwo bita Muyango yazanye timu muri Green Lounge azana Brian nicyo bitango teshe ikintu cy'igikundi cy'ibitinganyikazi byinshi cyane tugira inama ababyeyi muri Kigali ubona igikobwa gitangiye kwiyana ibintu by'amapantaro ukubita komeza so yazanye cya gihomora bitango ni Brian urumva oya wimutuka wiki nose ni igiki Brian we ntabwo ari gihomora komeza ariko guteza amatwi nyine ubwo Muyango yazanye igihomora ngo cyamubwiraga amagambo yive yuko aricyo cyavugaga ngo agatuza Nwese wowe umuntu ukubwira ugatuza ubonye gig ya danje like a new gig muri club imwe ya mbere mu Kigali ntiwakizana umugabo baje guhura sasa so yazanye igihomora akizana aho bita Green Lounge batangira gukubita ariko umutipe bita Bosco nyiri Green Lounge ubwo yakomaga Muyango
Yari natangiye kuraga. Man, Muyango igituba gitanga nk'utanga ubunyobwa. Ntago bitindaho. Uzi ko tumvanaho tweet mvanyeho space. Yazi ko afite inyungu. Ari nacyo mushimira. Iyo amwe yazi ko afite inyungu mu kintu arakiguha. So ukuntu byagenze rero umutipe man igitore uragikubita nyuma kikaza kugeraho kikakurambira. Umutipe yaje kugera ahantu avuga ati mva mu minsi mike ishize amezi nk'abiri atatu aravuga ati I'm done with this shit. Ndashaka uwo bita nde DJ Sonia araka. aho niho twari dukeneye. Reka tuze rero dukomeze. yatumye nde DJ Sonia yatumye nde amutuma Muyango bwa mbere yatumye Philipita umukomisiyoneri. Komeza ndakumva. Ribu rimwe ntabwo arimo kumva. Nukuvuga ngo Philipita we nukuvuga ngo Philipita we bamwita enebra ni wa muntu nuvuga ngo akora ibyo bita transferring. Nukuvuga ngo we ni umukomisiyoneri w'abakobwa. Philipita ni umukomisiyoneri wa Bosco muri Greenland. Ribu rimwe ntabwo arimo kumva. ubwo kugira ngo abone akazi nuko abanza gukora ikintu uko agomba kubanza kuzana abakobwa. Musharingerayo. Ribu irimo ntabwo arimo kumva. Bahari cyane. Urakoze cyane twikomereze. So uwo bita Bosco amaze guhaga igituba cyane Ndetse amagambo aremereye nkagira isoni ndakurahiye. Ugukoresha amagambo ari kuntera isoni ndagirana. Muyango. Muyango yazanye nde? Yazanye ba Brian cya gikundi cy'abatinganyikazi. Sibyo? Komeza inkuru. Philip tajya ku kazi. Aragenda. Boss ariko yatumyeho Sonia. Boss yavuze ati genda shaka Sonia ku isahani. Ati ngimno itera bwaki. Indyo imwe itera bwaki. Urumva iyo wamaze gucubita igituba wakirangije abagabo twese turabagabo. Komeza inkuru. Umugabo yamaze gucubita urumva igituba niyo cyo cya Miss w'isi ahita gihaga. Yes, ahari igituba cya Muyango ahita avuga ati ndashaka DJ Sonia. Komeza inkuru. Bohereza umucakara Slave Philipita. Byari binoroshye kuko urukumva impamvu byari byoroshye kumubona hari ya Philipita no kwa Sonia. Bajyanye kwa kaviza muri ambassade barayirima bombi. God damn it. Ndaguhaye urutonde. Niko bimeze. Umusa urabizi ibyo mvuga hari unawe ufite story nyinshi zibyemeza 100%. So uwo bita nuza rero uwo bita Philipita yagiye abwira DJ Sonia ati DJ Sonia mfite umukire. Uyu mukire arakugeza ku bintu utigeze ubona mu mateka yawe muri kariyeri yawe. Dore gahunda yo kujya muri Amerika yapfuye. Amaye nka dada kantemete. Reka bikwereke. Azakugeza ku bintu utigeze ubona muri kariyeri yawe. Bamwita Bosco Greenland. Umukobwa se arabatangira avuga ati nose ko Muyango hakora n'ibiki byose ngo rero don't worry ntubigemo ikibazo. Wowe don't worry umukira ashaka urumva reba potential ufite ahantu uzagera muri nosi ibiki byose uri kumwe n'umukire n'ibiki byose. Yaramaze guseringa yaramaze kubura iyi visa. Wabonye urutonde rw'abakeneye visa? Ahangaha yaramaze kubura visa Sonia. Komeza. Ijya muri convention niko ariko noneho nuko hano rwa Philipita rutarimo amakuru mfite ngo we na Philipita baragiye bariherera bararira. Komeza inkuru. Ese ko nta muntu ujya uha visa money John? John sa nayo njya John sa bamaze iyo kujya gukora iki? Suko. John ari mu komeza.
Kenjo nabayibere mu bintu by'inkoko ngo muri noza hafi akakabari kinda hafi ya Nyabugogo winjira muri ntegereje dore ikintu kinteye amatsiko deka ntegereje ahantu izi message no guterana amagambo kwa Muyango ahantu kuri wasoje mupuri wa urumva birimo agenda bihura kugira ngo turashaka kumenya ukuntu umupuri wa Muyango wageze muri telefone ya Sonia. Bashyize ariko nyine aho turanga umupuri uri muri phone yande ya Sonia na Philipita nawe ndavuga nyine oya ataka kanya ndavuga muri story ko nateye ubu kakanya kugeza umupuri uri muri phone yande ufitwe n'uwitwa Bosco kugeza icyo gihe n'ufite umupuri wenyine nuba ufashe nyir'ubwite so uwo bitagire Sonia Philipita yamubwiye ngo umusore nako nk'umukire ngashaka gucumita DJ Sonia wamubwira gahunda ukuntu imeze arabyemera ariko none aravuga ati none Philipita yamubwiye ngo ngomba kumwoza nawe umupuri ariko DJ Sonia yamubwiye ati wapi nago nagira gute nago namwohereza umupuri nimba shaka ibintu ubwo araza duhure ducumitane ariko nago duhure yumva iby'imipuri nago birimo cyangwa muhe viewers kuri Snapchat ariko nago nakora iki nk'iby'abana bo mu academy nyine King David uwo bivuze gutyo ninde uri Sonia duhura giteme ariko ntago nakimuhereza kuri telefone ako nago nagohereza ifoto Sonia kimako kiri hanze komeza okay ubwo impamvu yajyanze ntabwo shakaga iki cyambe cyakiri hanze bwo wenda ishaka ko atashaka icya kabiri yasanga araciye imyeyo muri iyi minsi none komeza bro komeza gutyo umukire barahura umukire arakoma umukire yakomye uwo bita Bosco yasukwe yo bita inde Sonia no uwo bita Muyango ngo yaranyaraga akageza ngo ku gatebe uwo bita Sonia yaranyaraga akagera kuri parafu babarawo umworozi w'ingurube none arimo araseka cyane nagase baciye kwa wa mama ugize hano ngo yitwa mu rubohero ngo mu rugo ndagase ngo Sonia ariko ahangaha Sonia wibuke ko yanyariye umuyobozi wo muri ntuza wo muri Skol ahita amugurira Benz bro umutipe bita Bosco ngo yabonye ikintu bita amazi kuri parafo ndagaze yawamwibra mu kwa kane ngo mbere yuko ngo Sonia agiza kunyaretse avuga ati Muyango muvane muri yo club oya umwana yanyaye ngazamura ikintu bita fontaine bro none ngo yanyaye umutipe urumva yanyaye nandi ibintu byinshi akoze umukoboyi nicyo kintu cyamusashije umwana yanyaye tabati uyu mwana nta kibazo yigeze agira mu mikurire ye kabisa umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukire ahita avuga ati yo popo ahita avuga ati gira icyo unsaba urashaka iki umwana amaze gutuza ahita amubwira ati ndashaka kujya muri green lounge umukire atavuga ati atabwira ati muri grande harimo ndarya ngo harimo Brian na bya ngo harimo Muyango na bya bihomora ngo bya Brian byabitinganye bicubita urabizi nyine atavuga ati umva ngo tubivanemo so ubwo tujya kujya mwabonye mfite sho mundi wo bita Brian arimo arebana n'uwo bita Philipita mwabonye ntabwo mwabonye twarayibonye
iriya video mwamenye ko byabaye wapi Brian first of all aziko yarakariyo bita Philipita ngo kuko yatanze ngo umugore we mwipasi umugore ubwo turavuga nde Claudine kibaro icyakabi Brian yarakariye Philipita ko akazi ko Philipita mutwaye akazi kuko Philipita we na boss Philipita umva ni enabler Philipita azana abagore azana umva icyo boss ashatse arakimuzanira bure ntabwo mwabonye kuko Philipita ukuntu yashurangaga Philipita ikintu cyo shaka gukora yari kugikora najo niyo shaka akabwira aba bounce akabwira ati uwo bita Brian mu muvana hanga reka kundeba cyane mu musunikanze ya club yari kubikora Philipita afite ijambo muri Green Lounge kwa ko Philipita azana abagore kwa boss so izi message rero nizo tugezeho ubwo Muyango yavumbuye yuko ubwo akakuru kamugeze yuko boss yakubise umwana nyara kuri parafo Muyango arabimenye kandi Muyango aranyaye ko hehe ku gatebe akabona umugati cyo kumuva mu urumva mu muntu ahita avuga ati what the fuck bro iki gikobwa akazana urabizi ko yago acumise nde Sonia we ariko ni ex girlfriend we urabizi ko yago acumise Sonia oya ni ex wa girlfriend we barabanye nk'umugore we n'umubabanye barabanye ibyo ni ibintu bizwi yego yago kaba yashaka gucumita Muyango nubwo bitakunze ko yakumubabaza oya abo katemete bro ariko man amakoma muyasi cyane nacyo yago ni inshuti yakimenye bya hatari ntabwo yamurongorera umugore nanjye ni umugore wa kimenye nanjye ndi inshuti yakimenye ariko Muyango namuswera so tukomeze buki okwe nakumuswera kera ubwo nabwo nabikora kuko hajyamo abatinganye n'iki byose byaranje kejo niwe yajyamo kejo niwe yajyamo urumva bro besuranye gute rero kugira ngo habeho amagambo bari bafite beef kuva kera yuko bitaga DJ Sonia festival yangaga Muyango amuhora iki yamuhoraga yago yago nimubona amaze gusaza mugira ngo yago ntago yageze gutigeza Kigali yago yasweyo bita Alita Pen murabyibuka yaze byo ngo yagoneye mu amavideo menshi y'inkumi za Kigali mujya muri biganiro uwo bita cya kigoryi bita ngo DJ Brian kuri YouTube kivuga ngo yago muzajya kirabizi ko yago ashatse gukirangiza afite amavideo nani gusa komeza ndakumva okay reka twanyeze ngaho ngo ikiganiro kirangiye ego no izi message rero yitwara no kuntu Sonia yabonye video ya mukakinu yari kuyibura gute kandi cyaranya akagera kuri parafo ariko sinawe ntukagoreka dekate kandi akubwira ko yanyaye akagera kuri parafo no yanyagira kuri yagize ngo wenda umukire nanjye ngo umukire amubwira ati se wenyine dore narunaka narabisoje reba oya Bosco nge mu ifoto ya Bosco niba yarabikoze bya biteye agahinda kuko ngo muhamagaza byivugira nuvuga ngo Bosco no wahereje nani Sonia video yande ya Muyango
niko bimeze inde Bongo Bosco niyo Philippe iyo video ya kugira ngo ive muri telefoni uwo bita Philippe tamubwira ati zana umwana bita Sonia Philippe nk'umwe mu bacekara nyine babayeho mu mateka y'isi aragenda zana Sonia umwana akubise abona umwana nyara kuri parafo naganya kuri kagatebe he kakane gatoya ko hasi ahita avuga ati urashaka iki aravuga ati ndashaka green lounge green lounge ubwo yarimo abatinganye kazi na Muyango baba ati aba bana mu bavane hangaha urumva gahunda yo kubavana muri niyo yakurikiye hanyuma umukobwa utarigeze umenya memo actually she did not get the moment bro wo bita Brian ntabwo yamenye ukuntu gahunda yagenze yavuye Igisenyi gucumitana kwa toxique asanga Philippe tarimo cleaning out iyo bita green lounge ya taking over Muyango kimara kumenya yuko bitari bukunde yuko atagaruka green lounge atajya Uganda Kampala yafite passe ikintu kitipe ibya Uganda nabyo ubwo twabivugaho Tony yamaze kumujugunya hanze muri make umukobwa wa mbere uyoboye muri Kigali ninde ni Sonia unyara kajya DJ Sonia ubu ni Sonia hanyuma rero nk'umuntu wari inshuti ya Sonia mbere yuko bashwana Muyango afite ukuntu yari inshuti ya Sonia bari baziranye mukunda hano hari imvugo igira iti so ibyakurikiye nibi ngibi rero ubwo tugiye kujya kuri message yego Muyango ari muri Uganda amaze kumenya ko Kigali imurangiranye anyway Muyango yararangiye byarangiye twese turabizi ko yarangiye c'est fini it's done finished no muri Kigali n'abamagagazi bose barabizi Muyango yararangiye c'est fini urumva ibintu yijyanye byarangiye ibyagerageza gukora byose yarangiye ari muri Uganda ubwo yaravuze ati ngo urumva atajya kuvuga ngo urumva amenye urumva ko Sonia ari we uri mu kibanza arimo gutwika umwana unyara kuri parafo amaze ngo amanuka nk'imvura ibyo byose arabyumva umukene iki byose umva aserera n'umukire bita nde Kejon Bosco ukujikura ko ngoyo tutatumi what the fuck umukire akakupa phone wasanga ari Sonia wayikupaga wasanga Sonia wayikupaga Sonia niwe wayikupaga umugabo yari yajo bamenye urumva bro umwana yese agira ate yahise amenya amakuru yahise amenya amakuru ubu rero mmenye impamvu jihad ari atandikiraho bita wese none reka ndashaka kureba umupuri wa Soni wa nani wa Muyango ejo uwo mupuri batugeraho gute ndashaka kureba umupuri wa Muyango nonese bikatagiye agiye guzana ibindi bimenyetso ariko se mwatapize screen mw'abantu wagarutse asemani uzi kuri kuva nkagira ngo ugiye kunyoherereza ngategereza uzi kuri kugenda ngasigara sikurenga kuri WhatsApp ne byara
Ejo yo shaka abantu ohereza abantu batagiye gusenga bazi uyu munsi hano. Yo iyo message yose iposting Hanze nyirebe. Ubundi ni wowe wayo. ubwo ubu puri uri hasi nago nawe ofite n'amafoto umva n'amafoto abiri imwe arimo arakora mu gituba indi nayo arimo arakora hafi yacu ariko yacyobuye yaceguriye nde kenshi yaceguriye nde wiswe B uwo bita B kakomeza video avuga ngo aha mama ibintu byo mbabwira nababwiye ngo iki mukanya musome amara isi ikoti y'ikindi soma mwemuretse soma ndeka ndategereje so nukuvuga ngo mukanya tutagenda nababwiye ngo iki umusaza yahageze ndeka soma kejo ni soma reka nisomere humura isi ikote uwo ni Sonia Muyango amusubiza mu magambo agira atya ati ntabwo izanyota kuruta sheri banza unywe ibinini by'iki neza manza unywe ibinini neza naho njyewe Muyango ndi self made ntabwo wandwanya aramanuka gato ari kurenga agira ati ntabwo uzanyota kukurusha sheri oya ibyo ni byo umaze gusoma ni byo gusoma ego ati okay that's why uri kumwe n'umugabo wa mama muretse gato gamanze ngo amazi uri kumwe n'umugabo wa ex wawe se ndapfuburetse gato no uri kumwe n'umugabo wa se uri kumwe na ex umva ngo uri kumwe n'umugabo wa se ex ni yisoma nka ex izo nka se nyine uri kumwe n'umugabo nyine ese ni urumva nyine ushaka kwigira ko morali uri high kuri njyewe so niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se so umwana mama mukomeramo niyo mpamvu uri kumwe aramucyuriye ko atandukanye na Kimenyi yatandukanye imbere y'abanyarwanda keke ko yakoze ubukwe kumbe yiruka inyuma cyangwa gutanga umupuri niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se Muya utuje twabana kuko uzi ubwafiki uri kumwe n'umugabo wawe se impamvu yavuze ni kuri iki Kenjon storigeza hiryoshye bari baduhaye ya bintu bavuze byose murabyumvishe batandukanye mama yake namuzana mama erega Muya utuje twabana kuko uzi ibyo mbitse God uzi ibyo mbitse ntiwavuga da nonsense umukobwa hano nawe yaje amukubita mu gihorihori uretse gato ibikise wabiciwe akantu kagenzwa no guteranya gusa urampemukira n'ubundi ibyo nkora ntiwabikora erega bro hano umuntu arandika ugahita wumva ko ari we wanditse bro hano umuntu arandika ugahita ubona ko ari we buriya na conversation iravuga ahangaha murarenzaho iki umusa ndacyategereje beka tamu dore munsi niyo video ni ihita ijyaho do Sonia ari gukwitisha inyuma isazi musimbura nawe gutimana tambaye ijwi riririmba uretse gato na wamusimbura ubundi ngiyi chat ya nyayo sasa
Allahu akbar. Yaba. Umbwira akantu kareza se. Yego. Sonia se yohereza umupuri wa Muyango ahoza Muyango. Kubuki? Iyo polisi nkayimanutse. Sonia se yohereza umupuri Muyango yohereza Muyango. Umupuri we iwaze gukwereka bro. Iwaze gukwereka umupuri wawe imboro yawe ndagaswe. Ukabona wareheje umuntu w'umukire. Ukaramusikora na muri kuburana muri chat. Akoze umupuri ndagaswe mu maso yawe ndagaswe. Ani imboro yawe bro. What would you do, bro? No Godfather baza arakubwira hari umuntu muri uwo mwandiko muri kuvuga watujyanye muri RIB ngo tujye kwitaba ngo twasoye video ziwe ngo z'ubwambure. Bari kugira n'ikintu ari agatirisabo muri toilette sinzi n'ibizo video zibuke. Urabyibuka Muyango akana ngo toilette ura musore arya n'umwana wande. Aho naritabye muri RIB rwose njya gusinya ngo kuntu video zageze muri groupe sha. Umva uriya hariya wazize ubusa ukabyara. Wazize ubusa Muyango we macubitana n'icyana cy'igikobwa ndakizi. Wabonye kwamagana. Oya nago nzi niba ari umusore w'umwana tutavuze ariko tuzabivuga igihe nikigera ariko nyine wasize ubusa tu. Abantu bose mumenye ko uwo bita Kejo yazize ubusa. Sha nararenganye pe njya kwitaba ntazi sinjya Muyango. Urabyibuka sinjya murashaza ubwambure bw'abantu. Ngo nagari we ngo nagari Muyango uriya ni Muyango. Uko mwabiketse niko bimeze. N'umwana wa generali. Uwo mwana wa generali. Reba ntuza ngo hayi. Ariko rero bwabutinganye bufite ahantu bukomoka kuko hari ababaryaga trisamu. Gaga trisamu. Mwibuke ko banasomanyeho. Abakobwa barabyibuka. Ubase aba tepe mani bakeje ni wowe cyane mani muri nuza mani. Baba cyane muri RIB bro for no reason maniga. Reba WhatsApp yawe. What's up? Saura ninde man? Mani ariko se nawe ndaza kukubwira tuvanga. Okay, that's what. Reba niyo yindi ngo reba niyo yindi. Ere gihe biteye ngo Kigali yabaye Kigali. Reba ngo wundi nkweretse. Yes, second where is it? Man, kuki Kejo na hejuru yanjye? Reka mumanure. Kejo bugiye. Kejo bugiye. Muskanya ndagasa kashina kanya. Kikamututsi. Wariri. Garo Kejo na mwana mwiza mugarura. Ntabwo namarina akazi kugira ngo mugarure mushyira hasi yawe. Kejo nawe avugiraga hejuru. Warebye? Ongera urebe mani. Uvuga kuri noza kuri sa. Kuri WhatsApp. Team Sonia ko babaye benshi hasi. Yenda gake. Team Muyango. Sonia. Mani mutapinge screen. Yo ure ninde man? Ndakubwira uraza kumirwa umuhungu wawe ibintu ari gukora mu mujyi wa Kigali nagahoma munwa. Uwe nyine we mungu. Abanya video y'umuntu uri kubikorera kuri suka mu marembo. Si bro. Uwe inyusi. Ako cyazura mutipe we yanyemeje ibaze kurongorera umuntu mu marembo yasuka mu marembo y'akabari. Kinyusi ni kinyusi man ndakubwira. Kinyusi nde? Kinyusi ari bakitufite batugira bakinyusi bangahe dukomeze story. Ntabwo navuga cya kigoryo. Dukomeze story. Ntabwo navuga cya kigoryo. Rito nigendera. Ntabwo tujyayo umva twagiye hano urabibona?
wari ukitubwira iyi conversation yarangiye gute? Ye Iyi ngiyi ahangaha akimara kubona ko bamuhaye amafoto na video yiwe yahise bite? bo wowe tadije Sonia yoheje Muyango ama video Muyango ashaka kugira danje atamwese amafoto ye arimo urumva arimo gukoza intoki mu gituba reba WhatsApp yako siko ndi kwandika ntunsubize tipa ni cyumweru kwima uzi ibintu Muyango yasubije se yabaye umufana wiwe bagiye abantu bazanye abantu uretse gato abantu bazanye rumazi urukumva bagiye barakoropinga batwereka conversation iri kubaga Sonia gusa urumva ntiwarekana ibyo Sonia nawe yavugaga niyo mpamvu rwanda ni Sonia ndamuzi n'umwana mwiza ntago yaseba wenyine oya Sonia ni ikigore agendiye yani cyo sindikiriya hasi ndikira agenda usimbura ukumva rero none ze we ibingi birwana koze bigize icyaha niba rutanabizi niba yarasakaje ubwambure bw'umukobwa mugenzi we bazagifunga ahubwo dukeneye kumenya ukuntu izi chat zageze inaha n'ukuntu ntabwo ko rwasone ariko rwabisakaje barakirega bagifunge reka dutore ure kumukuru maze ugere hano bararuzirika sharing live tugiye ko baverisiyo ya kabiri reka ati niba agiye kuri telefone ari kuzana ibindi bimenyetso unamo Muyango attention ça va guys mutapinge screen mwandike mo good live tap the screen mutabige kejo ngo babaye kumupuri mu maziki timu soso Jakingo yabaye timu Sonia yisize n'amarangi Gatema yabaye Muyango Ndewe nakifanira ugeza kwibati niba koko gira kwibati yo ndewe ni timu mabati yo message ni posting inagari yo na itari yo no ntabwo nabikora mane ntabwo nabikora no itari cyo oya ntabwo nayikora ongera umpinda so what the fuck is going on nyoherereza iyo yindi ushaka kumpa niba ari umuntu nashyiriyemo imiyaga ni umuntu bita Muyango iyo nashaka kohereza nayikoresha Sonia amaze kuba intoza yamaze kuba Sonia umupuri amaze kuwushyira hanze Sonia aho wohereje nyirawo umva nkubwire umusara uri kuntera agahinda buriya nawe ni musome Sonia isa azana ikintu gito umusundi atawushyira hanze atawati ariya sheri uyu si umusundi wawe ako Sonia man Sonia wecheka ko na musundi uri hanze man Sonia nguyu hana reka nguyu ari gukumva muzamure Sonia nguyu hana ari gukumva muzamure nyine azavuge ko tubenye uri moderator muzamure
bamuzamura mute ntago mbizi bro ibi bora bya technology ntago mbizi kamuhe request so nizamuko tubwire ukuntu wabigenje Sonia namuhaye request reka turebe ngo timu Sonia reka nkubwire ikintu kimwe umusa ni ukuvuga ngo Sonia urumva nta Sonia nta Muyango urumva Sonia nta Muyango urumva ni ukuri kw'Imana uko niko kuri nta Sonia nta Muyango ubyumve pe nyine ibintu ushaka kuvuga urumva ikintu njye nawe dupfa ugena na pare emotion anyway nkwereka akantu kakaba harabura abantu 6 tukuzira 1000 mukoreshe ya harabura abantu 2 bonyine mukoreshe ya yo bro wa mwana wemeraga cyane afite umukobwa umurya reka nkubwire reka unyemerere nituva kuri iyi ntuzo mpamagare tuvugane okay nta kibazo urabizi you know the vibe bro reka nze nkubwire sibyo what you have to know I will protect that person until kuva ku mwuka wanjye wa nyuma ikibazo utanga energy zawe so much and that's what reka nkubwire give you energy so much ndaza kukubwira kandi uraza kunyumva ntubizi ko ntajya nkoresha amarangamutima ahubwo abantu bazi kugira amarangamutima cyangwa nabyo bazi umusa reka nkubwire ikintu kimwe niba ari ikintu cya mbere nkora ngishyira mu gaciro urukumva those stuff mbwira maybe I know turi kumwe but I have to protect that person kuri cost yose byansaba kubera impamvu kandi nzayikubwira uyumve natwe nyine ariko nawe urabizi that's what we do always kujya for nyine bit bitagishobotse are you sure of course yes of course urabizi ndakunyamiye we abatipe babonye message ntago bayibonye umusa uziko no mukanya waje ugahita ubivugaho nkakwinyiye ukanyemerera n'uyu munsi nyemerera tuze kuvugana ariko nyohereza kana kantu ndi kugusaba akaye kano kantu mani urabona reba WhatsApp yawe anyway reka bira Paul umva yo reba mani rero nakwandikiye boy by'imipuri ndabiguhereza man tuve live reka dukome byose rero biguhereza byose nkwereka ibintu DJ Sonia yashyize hanze byose so ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana umugabo bita Bosco niwe washyize intambara hagati y'abantu babiri hanyuma tugaruke kuri iyi ndwara rero iyi ndwara buriya niyo tugaruke gato iyi miti wowe utekereza ko ari imiti y'ikideka so uwo bita Muyango nawe yaragarutse kubita DJ Sonia aramubwira ati ntabwo izanyota iyo ni isi ego kukuruta sheri banza unywe ibinini bo umuntu akubwiye ngo banza unywe ibinini muri nosi yaba akubwiye iki Kejo Mungu ukunda inyama zo hariya ni top chief top chief si acyabaho Kaizen ubu nigezweho hoteli ya mbere ari kubona abadamana bano z'abana kera ari top chief ariko dufite Kaizen asina mwamuswenda ngaswike uwo bita Riderman aryamye Nyamirambo ibyo bintu ushinja okay so uri top chief mureka kubwira ngo
banze nk'imiti gashino kanyana ntonyenereho iyi miti wewe iyi miti umva ushyize muri analize iyi ni uvuga impamvu yamubwiye kuri iyo miti si uko azaho Godfather Kejo umva ikibazo ndi kuvuga Dekate urumva iyo miti bivuze ngo iyo miti uwo muntu bahuriyeho yarayinywaga noneho birangira bose bavuze ati banze unywe imiti sheri niba utaruza amakuru nicyo kintu ngiye nakeka bivuze ko Muyango afite amakuru ko Sonia imiti ngenda ndabona ari nk'imiti y'umutwe oya ahubwo uwo muntu oya umva Godfather bivuze ko abantu bahuriye uwo muntu bahuriye uwo muntu wundi yamutwaye yebawe ubu ngubu ndabikuriye uretse gato no uretse gato bivuze ngo tugaruke kuri uyu yabwibiraga ibanga motherfuckers bafite ikintu bita IQ mu connecting dot uretse gato ni ukuvuga ngo uza we ariyizi Muyango ariyizi uburyo ahagaze ntabwo ajya gushinja umuntu ibintu by'imiti utazi ko uhagaze uretse gato kandi noneho yaranyaye ageza ku gatebe DJ Sonia yagera kuri parafu kandi nuvuga ngo ni hagati ya Muyango na Sonia ndo wanyaye mbere ni Muyango nukuvuga ngo uretse gato ufite ngiye kubahereza ngiye kubahereza story hano ambereke kamakinira agakomedi gahuye n'ibintu neza reka nani atubwiye ubundi dore story kuri murebe kano ka video mureka kubona ikintu Muyango yashatse kubwira nde n'ikintu Muyango yabwiraga umuntu bita ngo Muyango ngo we yarikingiye yikingira iki ntabwo turamenya icyo bikingiraga yikingiraga kandi ntabwo turamenya ibyo bintu murimo kubwa ntabwo tubizi ariko story ubundi ntabwo tuhagera story ya Muyango na ntuza nuko iteye mureke murebe story ya Muyango na ntuza na Sonia murebe ibyo Sonia ibyo Muyango yakoreye Sonia mureke murebe. So where is she now? She's not too far. She'll be here soon. Oh, thanks, man. But that girl, though, did you still be her? Yes, now. Like 4 rounds. Bad guy. You need protection. Guy, leave down. What's that crypto brand that used to trade bitcoins and gift cards? Oh, it's Big Global Ventures. You can trade your gift cards and cryptos with that. Okay. I just now check them out. Did you use protection? Guy, what's with you? Use protection, yo. No idea. This is Jesus. Muyango. No way. Your balance was extra. Why are you paying her? I paid her to give you HIV. Muyango. My question is, did you Muyango mwemera ko atekereza yuko bita DJ Sonia afite HIV? Muyango. Zamura Muyango. Zamura Muyango. uyu munsi Godfather yanze kubahamagara ubundi hari ukuntu byamagara kuri telefone bakisobanura n'ubundi bakavuga byose ubundi kuri DJ Sonia yemera ko afite nyine HIV. No, no, iyo audio nyine y'aba Nigeria. Turagendera kuri mu biganiro. Okay, aha ngaha tureke kunyira nago tureke ku bindi yarya. Hano Muyango yabwiraga Sonia gufata ibinini by'ihe ndwara. God damn it. Kumvikane. Hano tugiye kwifata mu buryo bubiri. Yarasanzwe ari inshuti ye azi indwara arwaye. Niba atari inshuti atarazi indwara arwaye, twumvikane gatoya. Twibuke ko Bosco bivugwa nk'iyi nkuru ko turi kuyibona. Niba ni video nani Sonia yarayihawe na Bosco, yamara kuyimuha Muyango akavuga ati rero umukobwa mbere y'ibyo uri gukina nabyo manzi ugiye kurya ibinini.
Bosco wagucumise yabanje kuncumita kandi nzi uko mpagaze. Reka turi kubyumva. Yo nanjye none ndabyumva bro. Ni ukuvuga ngo nabanje njye nibyo kumwe. Mu yandi magambo nabanjeyo. Namuhaye transfer na inama nawe gira byanjye. Uretse gato. None se izi make sense biri mukore ingedote. Muyango ni inshuti ya ibi bintu biri so deep twabega umwanya uhagije. Ni ukuvuga ngo iyi message dekati turibaza tuti Muyango yaba yarapimye uyu mukobwa, niba ataramupimye waramupimye, niba ataramupimye yamenye amakuru ko yanditse Bosco, kandi Muyango azi uko Bosco ahagaze niba barahuye akedi yamuhaye. Umubwire umuntu wacumise Muyango ya mbere utari Bosco. Oya yago nako de Sonia. Ni Sonia harimo Yago, harimo Philipita, harimo ariko nebara kwanya na Philipita. Harimo undi mutipe acuruzaga ibirato kuri Bazirete ukora muri ntuza muri ntuza muri score. Yamuguriye imodoka aramurongora arangije kugihagara amubwira ati nsubiza imodoka. Yo andi bita CEO. Oya nguyu Kejon yaje kuma komisiyo ngo ndekubishyira hanze nari mfite n'amavideo byose nari mbifite. Kejon abasambanyije Grace. Yariye nabi. Urumva? Kuno byagenze? Kejon nguyu araza uwo mugabo amafaranga kugira ngo ntabivuga ndavuga kumana amafaranga yawe reka mbireke. So mu magambo make Muyango gushinja uwo bita DJ Sonia SIDA nawe nuvuga ngo uri kigoryi cyambaye mu mateka y'isi yabaye kuko nimba iyo SIDA urimo kumushinja nawe ibyo byose yakugeze kuko uwacumise nawe yagucumise. Uburetse gato numvishe neza ibyo nanjye navugaga niba kuko bivugwa ibyo kugira ngo umuntu agushinje ikintu nuko mugihuriyeho ataragupimye atari so atazi uburwayi bwawe akubwira ati jya gufata imiti nuko abazi ko hari impamvu. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo niba Muyango nicyo kigoryi cyambere muri nosi gushaka ko umuntu umubwira yuko ngo arwaye SIDA kandi we yacumise nawe yagucumise muri abenda hamwe. That's stupid nigga. Aya God damn it. Mama yake na muzana mama ibinda bigira nte. Sonia ntabwo yaramaze kabiri atari. Ariko abantu barirukanka bro. Inyana zimwe ziba zamaze. Nibo bantu ufite ndagasikara live man. Babaje ariko guzimbura mukoro zibaha. Umunsi wanyereza amadolari 800 ndagasa. Bakunditi kuko bimabere abanyarwanda. Mutapinga screen mwamase. Nta nubwo bashobora no gutapinga screen doti ku 800. Bamaze kubikira screen mwabigorje. Bishobora no gutapinga screen. Ariko urabona ukuntu wazengera ura musukara nyina uteme ibiti muri Canada nkahita ati mujya. Urumva? Wazana Kejon nkamubwira ati Kejon murekera hano. See, so this is a game. Nta miyaga ushyiramo kuko yagiye cyose nta bakuru bo kwisibo bahaye musumba zose ngo gatsindwa mwe ni gute mwandika inkuru ngingo Sonia yabihakanye kandi yahakanye kara kantu ko hejuru gusa ngo ni murebe conversation yose umba umusa nkubwe kare twe nabo tuyatugena muri biboro tujyana n'umutima wacu. No bagiye bafata kara kaboro de kandi ikintu kibaje bafashe kare kaboro urabona kara ka message kakakwereke babanje bafata kano ka message ga cropinze akangaka urabona ko arakanga gusa. Sonia aragenda aravuga ngo fake news. None uraje uravuga ihindutse fake news gute kandi conversation yarakomeje. Ngwaye story conversation yarakomeje man. Conversation yarakomeje. Sonia ngo vayo ni conversation yigire fake news. Zamura Sonia zabisobanura. Sonia mu mateka y'isida kuzatseka ntago Godfather. Uzi ikintu kiba kibabaje se? Wari wambona muri fake news. Reka. Umva ikintu kibabaje.
nuko na bya bigirwa binyamakuru byacu bihita bibyandika bro. Umva umbwire rero bino bigoryi umbwire amasina yabyo nka bibiri. Reka nkurebere kuri Twitter. Hari kimwe bita ngo Emi. Kwisi bose si babuda. None se bari kubikora gute? Ndakubaza. Babura kubikora gute? Ndashaka kukubaza. Babura kuvuga ko ari fake news gute? Bira bigoryi n'amakuru bifite. Uretse gato. Impamvu the choice batanguranwe nuko nyirabayazana ari kiriya gicucu ngo ni Philipita. Kya kigoryi Philipita gashino kanyoko. Oya rwuruka. Amabanga. Mina tena. No abakobwa bajya bro nimubona twakuza live mujye ko mugize amahirwe yo kumenya makuru yanyaye. Ibintu musoma ku binyamakuru munyamaye ko ibintu by'ubugoryi abaswenye nago tubemera. Ntabwo tuvugana nabo. Ntabwo dushaka kuba inshuti ya bro abagaitas ntabwo dushaka kuba inshuti yabo. Nta n'umuswera wandika ikinyamakuru cyana kimwe cyo mu Rwanda nshaka inshuti n'umwe. Baragenda muri bigoryi nta n'umwe nshaka n'umwe. Hanyuma Sonia ibingibi byaraza ko bishaka amakuru byabuze bro ni inzerezi zabo z'ibigoryi bro. Abantu bagikurikira amakuru mu Rwanda mukurikiye ibinyamakuru muri ibigoryi muri inshuti nkabo. Ndabaza niyi nkuru niyi ni fake news Sonia we. Iyi chat yakomeje. Sonia arongera kubeshya abanyarwanda ngo ni fake news gute kandi conversation yarakomeje. Ngamubwe yongera posting n'abavuga ko abeshya. Sonia please my baby please post. Aho vuga ko niyingi yari fake news. Tubwire ko niyingi yari fake news. Ahubwo ikintu ndi kwibaza fiance wo muri Amerika biraza kugenda gute? Beka. Ise. Fiance wo muri Amerika? Sonia afite fiance biraza kugenda gute? Sonia harya ni Sonia we? Sonia Sonia So undi Sonia ibyo murabizi? Uravuga uwe noneho. Wowe noneho se kandi. Ndi musoni. Undi Sonia kenshi nabyuzi. Sonia wowe harya. Wow. Okay tubireke. Sonia nzi nindi Sonia harya undi nindi. Undi uzwi witwa Sonia nindi. Sonia Rurase. Umukuru wa Pameras ndiko nari umuntu wanditse muri comment ariko se wagiye upfusha iki kireje ntabanga kigira kinyerera mu kanwa kugira ngo wamize isabuni kandi nari umuntu wanditse muri comment hasi nyine ntabwo agomba kumuvuga nta twari twamucecetse wowe nande wowe nande mwamucecetse Sonia wacumise wa mukoboyi umugore wa Kenny Madra. Okay. Umuntu ufite level ya 29 ngo agiye mujya neza umakazisha. Sonia usanga wa Kenny Madra. Sonia usambanya subiramo ku kantu numve. Sonia usambanya umugabo wa Kenny Madra. Muri Mackenzie. Kapiteni afite za inyeri ntoya eshatu. Umusambanya bamwita Sonia. Sonia muramukazi wa Debeni. Urakoze cyane. Sister mukuru wa bita Pamela. Deka dufungira yivu. Deka. Iyo ngiyo mwisuyemo ni mugoroba ahire rimwe. Niba numvishe neza Sonia. Mungu wangu. Ngwitende gitari, ngwitende mana we. Harya yitwa Sonia ndi? Ngo ninde utabizi? Sonia yitwa Sonia ndi? Amubonye.
niba ari Hilton niba ari Hilton se ngo Hilton gashino kanyana ngo Hilton mukuru wa ngo babyita gutanga umusada ngo babyita gutanga umusada yakari mwiza se buriya yakemera umunyarwanda da mbona abandi bigira kwa perezida no mu mbunda uretse gato ngo yigira kwa perezida mu mbunda agasukara nyina babyita gutanga iki ngo yigira perezida imbunda akinjira imbunda za nyina abanyarwanda muhindutse uretse gato Keria ese mana basikagira ko katama gift man nako se mwatanze gift mwebwe babwire bamereze era enendagaza ndashaka umukire mitangu ngo bitashata utanyoreze the biggest cyangwa turive n'abakene man ntabwo ari abakene benshi cyane askera ntabwo harimo abakene hano ngo nkwitende gitare Kejo ako amanya ngo bita Kejo o akabi ngo mwita akabi gashino kanje ngo akabi buretse arahari ndi gukora umusa ngwereke ndi yinyereke ndayitegereje wari wagiye wayimpaye bro ra mukobwa nyandikiye message so deep uravuga uwuhe muri bo bamwita Muyango Korodera ararira cyane nagende Muyango ajya yigira ari mararira aramwe ngo mu buzima nibwo bwa mbere yagera ahantu nkaga man kuba yavuka uzasubiri butarura beshya nyine ngo urumva ngageza hano yumva yuko atazi ahantu isi yerekeza na Muyango nuko Muyango yavuze ngo ngufashe iki bro reka nkubwire ngiye bura nuko ngenda gake deka ariko nituvanga handa kwereka nituvanga ndaza kukwereka I will show you something anyway ndakumva musa Kiribino abanyarwanda tukize babona hanze turitsa turagutegereje bishanze bro go ahead kabisa